oya nje nago nkora hamwe na Debe utanyicira brand ari wenda Debe ni ndurenze Debe icyambere ahembwa nabi ntabyara iki ahembwa nabi ntabyara inzoga yamamaza sinshaka kuyivugira hano ariko ntagirenze iyo nabamaza murusha umusatsi nago nshyiraho perike je ariko shabana ubwo shatse kuvuga ko Debe ni kano gacongo kapamera kunda agiye kuzahabwa divorce oya mpamvu atabyara nge narabibabwiye ni yihe baravuze ngo umuntu agiye kujya ka divorce ngo hashize imyaka 5 ngo nibwo ngo umuntu abayihanga ngo bazajya bagabana ngo kabiri kuri ngo kimwe cya kabiri ku kindi ngo senkane Naje ndabwaninge ko maze imyaka 6 niga nkaba nta nakazi mfite gutegereza 5 nkagabana n'umuntu ubwo utegereje imyaka 5 yande ya Pamela iki imyanura yigera buringuni we buringuni afite imbwa ye yapfuye yitwa Garo nakubeshya se turangana nakubeshya turangana wiki Gaheza afite imbwa ye yapfuye yitwa Roki urumva yayishinguye afite nindi Gaheza bite ngo Gaheza afite imbwa ngo yitwa Roki ngo yitabye Imana sha ushinguye ibi biragukoraho byo pe oya nta kintu byantwara kuko ubundi singunda amatiku singura n'umuntu nzana amatiku nta no gushaka kubivuga sinanabivuga wigeze wumva se nanarize ibya Roki umve byakubwira kuko ari mu bahambye imbwa yitwa Roki ni wowe wahambye imbwa yitwa Roki nyine Gaheza arayifite no kuri sevre yarapfuye ariko yarapfuye yishwe n'ikizi uriho ngo misi ubushinwa ngaho ndebera ya mavuta atuma agasatsi kamera neza urakoze namwe ya pidi winjiye muri ya game umwana cameraman uringiye gukora uri impanga nyine urabizi neza ko naryo dufitanye kereka niba wenda ariko akunda ibyavuga ngo umuturanye ngabyara mwana basa ntawamenya buriya ntawamenya abantu bakera baragendaga cyane nyine ibi bintu nakomeje kubyibazaho ndavuga mukajya gutega utumoto yego ariko mutaha ahantu heza ahantu muza kugira ngo buriya akakubwira abamotari ukanateza n'imbere abamotari ngewe rega nkunda u Rwanda kubera ko bafite imiryango yego bafite imiryango ibaze n'ibyo bikora rimwe kabiri gatatu umuryango urabaho neza mbwiye ngo ukuntu uri kubyibuha cyane ngo ushobora kutakibasha gutera akabariro ngo yakumera akantu ngo kagati kagihaguruka akabariro ariko mu bintu nyene akakanya mu bintu nyene akakanya umuganga ni umugore ni umugabo nyine afite umugore se afite umugore uzamubwiza ari umugore we abantu Emi nyawe amagara bushare Emi nyawe murabagome mwana Emi nyawe uretse nebenye Emi nyawe n'abantu bakuru wandise ukora kuri Emi nyawe bimeze bite papa Emi nyawe bimeze bite umushosa ari kwisiba biragenda turakarenze mwana Emi nyawe bye papa so ubwo dusanga imbere tube twigendera ubura nuko abahungu babibereye home icyo bita street relax twigendera gake twipoweye ariko ngo ni Emi nyawe kudakingura gate bajya ngo shobuja gute mu bigori yego ntukagore Emi nyawe ntinkagore Emi nyawe ariko hari ikivugwa ko ngo Emi nyawe atigeze yiga Emi nyawe ntabwo yigeze yiga ngo ntago ngo yize neza we munyamakuru wize mu Rwanda uhari munyamakuru wize mu Rwanda kari gasuku shauri misi ubushinwa koko none hagati mu nda mereza ibyanjye uwo muntu ntukamuzurire muri interview zanjye naramuhambye ese yarapfuye naramuhambye birarangiye mwana ibi bintu n'ubugome ni n'ubuteka mutwe byagenze bite iyo ufata umuntu w'umugabo ufite urugo nako ufite abantu yishyurira amazu ukavuga ngo waramushyinguye ari umuntu muzima ibi bintu ntibyagukoraho ntese hari uheruka
hari uheruka kandi akora iki ibiganiro akora content ujya ubibona akora content ujya ubibona urabireba wese ntabyo ureba reka reka ngire nase ko imodoka yawe yitaye cyangwa ntago yewe imodoka yanjye uyu munsi ntabwo ndi buyigendeho imodoka yiwe uyu munsi ntabwo yigendaho bagiye kuri BBFM mugiye kuri BBFM kandi ni hariya hirya ariko musigaye mumeze neza mwana musigaye mumeze neza mufite brandi muri kwamamariza ikomeye cyane ikigo gikomeye cyane cyanasinyishije The Ben kimwe se oya sibwo afite ibintu oya ntabwo nkora hamwe na The Ben utanyicira brandi ari wenda The Ben nindurenze The Ben icyambere ahembwa nabi ntabyara iki ahembwa nabi ntabyara inzoga yamamaza sinshaka kuyivugira hano ariko ntago irenze iyo namamaza murusha umusatsi ntago nshyiraho perike je ariko shabana ubwo ushatse kuvuga ko The Ben kano gacongo kapamera kunda agiye kuzahabwa divorce oya mpamvu atabyara nge narabibabwiye ni yihe baravuze ngo umuntu agiye kujya ka divorce ngo hashize imyaka 5 ngo nibwo ngo umuntu abayihangana ngo bazajya bagabana ngo kabiri kuri ngo kimwe cya kabiri ku kindi ngo senkane ndaje ndabwa ninge ko maze imyaka 6 niga nkaba nta nakazi mfite gutegereza 5 nkagabana n'umuntu ubwo utegereje imyaka 5 yande ya Pamela iki imyanura yigera buringuni we buringuni iminyawe zari kumukoresha ibiki iminyawe arimo arahungisha umwana yazanye ari umwana yazanye uri iminyawe sasigarira abana iwanyu iminyawe ariko twebwe umwana muri abagome iminyawe ibi bintu nabibona araza kukwitana arabizi nawe ubwo yarabibonye oya yaraje tavuga ati iminyawe reka tukuzana ndi iminyawe akuzana utuzo nuko nguko papa cyangwa yakoze ishyano kwa Rocky abazanya umuntu ngo bitabushari biba bigaragaye nkarihangana oya ngo umukozi wo nawe ubugize gutya ubuzanye umwana w'umutipe uhita umwitaye iminyawe ubakorera utuntu tw'udusuku ibintu by'abasobanuzi bibamo ibintu by'amashyari no guhangana nk'ubu musobanuzi bita Gaheza Simba afite imbwa ye yapfuye yitwaga Rocky nakubeshya se turangana nakubeshya turangana wiki Gaheza afite imbwa ye yapfuye yitwa Rocky urumva yayishinguye afite n'indi ngo Gaheza afite imbwa ngo yitwa Rocky ngo yitabye Imana sha ubushyinguye ibi biragukoraho byo pe oya nta kintu byantwara kuko reba undi singunda amatiku singura n'umuntu nzana amatiku nta no gushaka kubivuga sinanabivuga wigeze wumva se nanarize ibya Rocky umva ibyakubwira kuko ari mu bahambye imbwa yitwa Rocky ni wowe wahambye imbwa yitwa Rocky nyine Gaheza arayifite ni ukuri sevure yarapfuye ariko yarapfuye yishwe n'iki yishwe ni niba ngo yarasakuzaga cyane simbizi niba yarasakuzaga cyane yarasakuje mamuraho ngagiye mama kumujura menye uraho komera cyane aba bantu urabazi yes we nago babazi ibi nzabikata ibi byo nzabikata oya bikatira iki ibi byo nzabikata pe bikatira iki wino muntu ukoze ijana reka nkubwire umuntu ari busy reka abantu bareba ibintu byacu n'abantu babahaze n'abantu baba bameze neza uvuze ko uri mama nta kintu aheruka so kudahaga ahubwo ari busy n'abana yego abantu babareba n'abantu bahaze nese ubwo hari umuntu utareba televiziyo Rwanda nawe ese mwana umuntu utayireba rero ikintu nshaka kubabaza akantu gatoya kuki mwambara style zimeze kimwe kandi mudafitanye n'isano ryo muntu urabizi neza ko kuryo mwaba muri impanga nyine urabizi neza ko ntaryo dufitanye kereka niba wenda ariko akunda ibyavuga ngo umuturanye ngabyara mwana ntawamenya buriya ntawamenya abantu bakera baragendaga cyane nyine ibi bintu nakomeje kubyibazaho ndavuga ati ibi bintu nzabibaganiriza nuko iki mukunda kwambara imyenda isa dukora ibintu bimwe shamutega moto
Oya ariko se ntago ubonye hano iwani niyishyura ntabwo yacubonye hano iparitse iraruguru mukajya gutega utumoto yego ariko mutaha ahantu heza ahantu muza kugira ngo buriya nkubwira abamotari babaje mu mihanda narabigusobanuriye babu yego abanuza abanyamakuru byo munabimenya yego abamotari babaje gushaka amafaranga none se njyewe ari ngenda mu modoka yanjye simbateza imbere urumva ntaba nkoze kosa unyuzamo ukanateza n'imbere abamotari njyewe rega nkunda u Rwanda kubera ko bafite imiryango yego bafite imiryango ibaze n'ibikora rimwe kabiri gatatu umuryango urabaho neza abandi bantu bagiye batuma abamotari batarya nyine abamotari bari mu bantu b'abakiriya bacu ba mbere b'imena tukumana ko kubafasha tukabateza imbere ariko iki kibazo cyo cyumve neza kandi munagisesengure yego mwabwiye Gasuku ngo yirirwa asabiriza ku mbuga nkoranyambaga ariko namwe kuri channel yanyu kuri video zose musohora abapina inzo nimero yanyu ngo mutangeho inkunga kubera iki mwe musabiriza ntago ari gusabiriza kuko ibintu dukora twacukumbuye cyane kandi dusa no kugenda ahantu hanini kugenda ahantu ni ngabira ibyamamurwaga yero ujye ubibona urumva niyo dufasha nk'inkuru yo mu diaspora urumva ahantu yavuye inkuru yo muri Canada ukayizana mu Rwanda urumva ikambuka inyanja izo zingaye ije mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda baseke bishime ibyo bintu bikomeye mwana yego bikomeye ntago ari ibintu nta n'impamvu inkunga mutana yishira nta rukuntu urumva icyo twakoze akacu pe agasaba sikera bazanashyireho sha ntabwo bisirimuka koko isiti mirenze igisimu koko abaceza bazanashyireho bamenye yuko dufata inkuru tukayikura mu nda y'isi byanatugoye byanatuvunnye bajyaga bimenye yego niko yego umuvandimwe tumukerejeho iminota 13 shama reka mbareke mwirukanke mujye gushakana umukuru igihumbi uko biryoha uzabibona uzabibona ikiganiro uko kiryoha uzamenya niba uzagaruka cyangwa utazagaruka ariko hari umuntu ntaragenda gatoya hari umuntu w'umuganga wambwiye ngo ukuntu uri kubyibuha cyane ngo ushobora kutakibasha gutera akabariro ngo yakumera akantu ngo kagati kagihaguruka akabariro ariko mu bintu nyeneye akakanya mu bintu nyeneye akakanya umuganga n'umugore ni umugabo nyine afite umugore uzamubwiza ari umugore we abantu urabanza ugasuzuma buri kantu arongoye umugore wa muganga urabanza kunyuza mu isuzuma actually mu bintu nyeneye akakanya man ntago kumenya niba nkora cyangwa ntakora birimo urabona turacyakennye hano n'umumotari ntegereje ngo ntware akabike ariko ibintu by'igihe gitoya man urumva ubuzima bugahinduka mwemereye ko bike ubuzima ni bwahindutse man n'ubu bwarahindutse bwarahinduka imodoka twategaga agashira umutete kubikunda ko rwose ariko umugeze ku rwego rwiza rushimishije rwa akamoto ngiye nshobora kugatega umunsi wose amafaranga atarashi ese wowe utega moto kangahe nijya rero iyi ni achievement no kwitega kuva mu gitondo kujya nimugoroba ntega urumva kubundi kugira ngo nabyumve kugira ngo umukozi wanjye ave mu rugo ajye haguma guhahira atega moto yego butike muturanye se ko nabubonye oya ntago twarye mu butike yose ahora baza ko abantu ari babi supermarket nizo twizeye ubuziranenge oya ahantu twizeye ubuziranenge bw'ibintu kubera yuko ko barasora banagwa fagitire yuko ikintu yego IBM bikenewe ibintu nk'ibyo ubwo urumva nta kuntu yego reka kubakereza ishumi yanjye mwice mwana wa mama yego ubwo biri turabiganiraho reka nege bugati yanjye icara kuri barabasi se n'ibiki nazirya w'umunyera ariko ni gakeya iriya Range Rover ya Pamela ukaba yifite nje nakubwiye gahunda ihari dore ndi kuri moto kandi ntago nishimye yego mu Rwanda baravuze kugira ngo umugore n'umugabo bagabane 50-50 nuko baba bamaranye imyaka 5 negereje de bene umuntu ushaka kwiga hanze y'igihugu by'umwihariko mu birwa bya Maurice akaba ashaka kwiga computer science cyangwa tourism akiga afite akazi kamuhemba hagati y'amadolari 500 n'igihumbi atwanishe ku 0786651146 iyo visa yawe barasubiza inyuma iyo visa yawe utayibonye amafaranga yawe turayagusubiza
urumva inzoga ni B1 ibindi munywa ntabwo tubizi wacha nitoshe se wacu ari modeli cyaka kimeze ba B1 dari ya kuri botiko agwe kari buri ka ibyo bintu uvuga ukuri zamuke nka nyinyi baragace gace aho ni buri kandi tugende wapo hapa sawa sawa